Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Reka twongere tubashimire inshuti mwese mukomeje gukurikira gahunda Flash TV yabateguriye n'umwanya w'ikiganiro Flash Business. Ikiganiro Flash Business mugezwa nanjye Berkshine Bizimana. Kuri uyu munsi rero nkuko maze kumenyera turi hano mu girwa hagati aho tugiye kureba ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ese ibicuruzwa biva mu mahanga biraboneka, bibonekera ku gihe? Turi mu gihe cya Covid. Ese abacuruzi bo bari kubyitwaramo gute? Abakiriya babagana se bo bari kuboneka? Niyo mpamvu kuri uyu munsi rero twasuye iduka ricuruza ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mu rugo umuntu yifashisha umunsi ku munsi cyangwa se akenera igihe icyo ari cyo cyose kugira ngo turebe uko byifashe. Reka twegere uyu mucuruzi atuganirize byinshi bigiye bitandukanye, anatubwire uburyo abikoramo niba se koko kubibona bibasha kumworohera. Ntimujye kure. Bababwiye rero ni ikiganiro Flash Business, tugiye kuganira n'uyu mucuruzi atangira tubwira urugendo rwe rw'ubucuruzi nuko ibicuruzwa bye byifashe umunsi ku wundi. Nditwa FELX, ndi umucuruzi hano muri Mateus. Urabona ncuruza amasahane, ibikoresho byo mu rugo, amasorori, amafiriteze, imashini zikata inyama, izisya inyama, amatapi. Ukeneye kujya i Burayi naguha ivarisi nziza, ukeneye ibintu by'ama original wahahira hano, nawe urabyibonera muri make uko ibintu bisa. Amajage meza, matasi, teremunsi, amatapi y'ubwoya, amatapi muri dushe, ibintu byose turabifite hano. Tubwire noneho ibicuruzwa byanyu dusanze aha ngaha, hari uburyo nagiye mbibonamo. Ese ubu ngubu kugeza akanya biva hehe? Ese kubibagiraho biroroha? Tugeraho nk'uburetse mu bihe bya Covid tukibasha kujya mu mahanga, dutumiza online, ariko urabibona byose turabifite. Hari aya masafuriya litiro zose ushaka guhera kuri litiro imwe kugeza ku bihumbi 6. Hari aya makwizineri ya gaze ureba, hari amacupa ya gaze. Ibintu byose byaroroshye, dutuma online bikatugeraho. Ukeneye isafuriya nziza, ukeneye imyuko yo muri muvero, ukeneye amashuka, ukeneye amakuvurori, ukeneye imisego, ibikoresho byose turabifite, kandi business yacu tuyikora neza, tugakorana n'abantu tukabaha ibintu bya original. Iyo vuze kutumiza ibintu online kugeza kanya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haracyari benshi batariyumvisha uburyo bwo gutumiza ibintu online cyangwa se kubasha kubigura bifashishije online mu kutayizera. Ese mwebwe ibi bintu biraborohera? Cyane cyane nk'iyo usanzwe ujya kurangura, tuba dufite abantu dukorana hanze, n'ubundi nta hantu badakopa, no gukopa turakopa natwe. Niyo tugeze hanze baradukopa, ntago umuntu rero yakoherereza ibintu ntumwishyure. Dukominikana nabo, tukabohereza amafaranga, nabo bakatwohereza ibicuruzwa. Cyane cyane ko hari n'igihe ashobora kuba make ariko bakatwohereza ibicuruzwa tukabishyura nyuma. Niyo mpamvu natwe dukopa. Kugeza akanya noneho wenda mu bicuruzwa byanyu, ese umwihariko ni uwuhe? Kuki mwahisemo gucuruza bino bicuruzwa? Tubwire noneho ibicuruzwa byanyu dusanze aha ngaha, hari uburyo nagiye mbibonamo. Ese ubu ngubu kugeza akanya biva hehe? Ese kubibagiraho biroroha? Tugeraho nk'uburetse mu bihe bya Covid tukibasha kujya mu mahanga, dutumiza online, ariko urabibona byose turabifite. Hari aya masafuriya litiro zose ushaka guhera kuri litiro imwe kugeza ku bihumbi 6. Hari aya makwizineri ya gaze ureba, hari amacupa ya gaze. Ibintu byose byaroroshye, dutuma online bikatugeraho. Ukeneye isafuriya nziza, ukeneye imyuko yo muri muvero, ukeneye amashuka, ukeneye amakuvurori, ukeneye imisego, ibikoresho byose turabifite, kandi business yacu tuyikora neza, tugakorana n'abantu tukabaha ibintu bya original. Iyo vuze kutumiza ibintu online kugeza kanya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haracyari benshi batariyumvisha uburyo bwo gutumiza ibintu online cyangwa se kubasha kubigura bifashishije online mu kutayizera. Ese mwebwe ibi bintu biraborohera? Cyane cyane nk'iyo usanzwe ujya kurangura, tuba dufite abantu dukorana hanze, n'ubundi nta hantu badakopa, no gukopa turakopa natwe. Niyo tugeze hanze baradukopa, ntago umuntu rero yakoherereza ibintu ntumwishyure. Dukominikana nabo, tukabohereza amafaranga, nabo bakatwohereza ibicuruzwa. Cyane cyane ko hari n'igihe ashobora kuba make ariko bakatwohereza ibicuruzwa tukabishyura nyuma. Niyo mpamvu natwe dukopa.
Kugeza aka kanya noneho wenda mu bicuruzwa byanyu ese umwihariko ni uwuhe kuki mwahisemo gucuruza bino bicuruzwa? tugurisha n'abageni, amahoteli, amaresitora, utubari, ibintu niyo mpamvu ubona dukunda gucuruza original nuko tugira abakiriya b'umwihariko tuba dushaka guha ibintu bya original. Ubu nk'umugeni uhahiye hano akagura ibi birongoranwa byose, ziriya mari ureba hanze turazimwongeza. Iyo aguze ibirongoranwa byose mare iba ari ubuntu, ziba ari zo kongeza abageni. Noneho ukomeze udusobanurira kuri ibi bicuruzwa byanyu wahisemo gucuruza. Hari ibyo nagiye mbonamo bitapfa kuboneka henshi. Ibi bicuruzwa wowe kugira ngo bikugereho biba byakoroheye, ese umwihariko w'ibi bicuruzwa nyirizina niwe kugira ngo ubashe gusobanurira abantu badukurikiye muri aka kanya muri kiganiro cyacu Flash Business? Cyane ibi bicuruzwa kubibona ntabwo biba byoroshye cyane, ariko nkanjye ukoranye nkorana aya majagu ubona ava Turikiya, aya masafuriya ubona nayo ava Turikiya, ndetse harimo nayo bita Simba kubwa ava Dubai, ariko kugeza uzabona isafuriya ya litiro 600 ntabwo zikunze kuboneka. Nuko tuba dukorana n'ibigo bya leta, amasoko, amahoteli, niyo mbona nibanda kuzana ibintu byiza, kandi n'umugeni uhahiye hano ntabwo ibikoresho bye byangirika kuko yaguze original. Hanyuma none wenda nko kubwira nk'abakiriya bawe cyangwa se abandi bifuza kuza bakugana, ese kugeza akanya turi mu bihe bya Covid, uri rwiyemeza mirimo koko nibyo, ese hari nk'imbogamizi mwaba mukiri guhura nazo cyangwa se mwarahuye nazo mu gihe muri gukora iyi business yanyu? Imbogamizi zo ntizabura, tuzi n'igihe zarangirira, cyane nk'ubu bukwe ntibwemewe, tubari ntitwemewe, amahoteli ni gakeya abantu batugurira, kandi abenshi ni abageni, ni utubari. Ariko nk'ubu mw'ibi bihe by'ubukwe ntabwo bitworoheye, ariko tugumya kugerageza gakeya, ndetse n'amasaha yo gutaha uzi ko bayagabanyije. Ugeze komoza ku bageni, ese ku bageni byo hari byinshi byagiye bivugwa kenshi na kenshi, cyane by'umwihariko nko kuba wenda nk'abageni bamaze kwishyura ya myenda bifashisha mu munsi w'ubukwe nyirizina, ugasanga nyuma wenda birongeye birahagaze muri iki gihe cya Covid. Mwe mubyifatamo gute, mubyituramo gute? Ni kimwe wakwizeza nk'abaza babagana wenda no mu gihe ibintu byaba byafungutse ku buryo bakomeza babagana kandi mugabasha gukorana neza? Njyewe ku giti cyanjye nk'umuntu wese waba waranguriye ibyo yaguze, niyo ubukwe buhagaze mbibitse muri mara ataranabitwara, araza akabitora akaba byibikiye. Kandi niyo wabibika hano isaha tuguha nimero ya telefone, ariyo ushobora kuduhamagaraho uduhahira, ariyo ushobora kuduhamagaraho hari icyo wibagiwe. Umukiriya utuganya nta serivisi n'imwe ishobora kutamunogera. Hari abajya bakomozaho bavuga yuko nk'ibi bicuruzwa mucuruza umunsi ku wundi hari igihe biba bihenze wenda, noneho nkawe n'iki wakwizeza abanyarwanda cyangwa se abantu badukurikiye ari mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo ku bijyanye n'ibicuruzwa byanyu byo mu gihugu, kugira ngo babashe kubigira icyizere, babashe no kubagana nta mpungenge bafite yuko wenda bishobora kuba bihenze cyane ko mwavuze yuko bituruka mu bihugu byo hanze? Icyizere twabaha nuko muri ibi bihe bya Covid ntabwo twabafatanya na Covid, ahubwo turi muri promotion yo kubakaturira, aho twungukaga menshi twarayakatuye. Ubu icyo twishaka ni abatugana, naho ibiciro byo ntibikanganye na gatoya, kubera ko tutari mu bihe byiza, nta mpamvu yo guhenda abakiriya. Uri rwiyemezamirimo, uracyari mutoya, ibicuruzwa ufite bigaragara ko ari ibicuruzwa bihenze kandi bifite agaciro k'amafaranga atari makeya. Ese wenda nk'abantu badukurikiye muri aka kanya, umuntu ashaka kuba rwiyemezamirimo, ashaka kwitangirira akazi ke, ashobora no kubakora n'undi avuga ngo ngiye kwikorera, urababwira iki mu rwego rwo kwitinyuka ugereranyije n'uko wabitangiye nawe, kugira ngo ubashe kubasobanurira no kubatinyura? Icya mbere buriya natangiye nanjye nkorera abandi, ariko bisaba gutinyuka kandi ukabana n'abantu neza. Iyo ukoze akazi neza kakugirira umumaro, urabona mfite abakozi hano, ariko ntago ahanini nabo baba bakora baharanira kugira bazikorere. Rero nanjye natinyutse kubera ko uwo nakoreraga yacuruzaga ibi bintu, ni nawe wanjyanye hanze anyereka product nshobora gucuruza, anyereka aho ndangura. Kugeza uyu munsi urumva nubwo nafite igishoro gikeya twaka n'amakredi,
ariko cya mbere bisaba muri ubu bucuruzi ni ugutinyuka. hanyuma wenda hari nk'umuntu uteganya kuba nk'uko bivuze gutinyuka kwikorera gukora uyu murimo w'ibi bicuruzwa mufite cyane cyane by'umwihariko iyo ugereranyije nayo bikomoka mu Rwanda made in Rwanda, ese ubona abanyarwanda babyitabira kurusha ibiri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se ubona ari cyakorwa kugira ngo made in Rwanda irusheho kugira agaciro muri kujya mujya hanze cyangwa se ibashe kuboneka byose hano mu Rwanda? Ibyo ari byo byose nibyo bikorerwa hano mu Rwanda nabyo turabicuruza, ariko ntago biramara kugera ku isoko byose, ariko hano mbonamo amatapi, imikeka n'ibindi. Cyo ntago wagize bitubwiraho. Amatapi n'imikeka mbikura muri Turikiya, ariko hano mu Rwanda hari amasafuriya, hari amasahane ya melamine, nabo mu by'ukuri barimo kugerageza kugenda badukorera product ducuruza, ariko ntibaramara kuzikora zose nga ziboneke nk'uko tuzikura hanze. Ubwitabire bwabyo buhagaze gute? Ese urabona abantu bitabira ibikorerwa mu Rwanda cyangwa se bitabira biramukura mu mahanga cyane kurusha ibyo bikorerwa mu Rwanda? Ibyo ari byose impamvu nabyo biragurwa, ariko ntago ushobora gufata ijage yo muri Turikiya niyanditseho made in Rwanda ngo bizagure kimwe. Buriya ubwiza nabwo bugurisha ikintu. Nuvuga ngo niba ijage ya Turikiya urazibona uko zisa, jaga za plastic urazibona uko zisa, ntago bishobora gusa niya Turikiya nishobora gusa niyo mu Bushinwa. Rero bagenda tubicuruza bitewe na product bikozemo. Kugeza aka kanya biravugwa yuko abantu benshi bafite ibintu bijyanye na made in Rwanda cyangwa se ibikomoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda badakunze kubimenyekanisha, bityo ugasanga buri munyarwanda wese akunze cyangwa se akunda kumenya cyane ibikomoka mu mahanga. Mubona ari iyihe mpamvu ibi bicuruzwa mukura mu mahanga birushaho kumenyekana cyane no gukundwa cyane kuruta ibikorerwa hano mu gihugu iwacu? Urumva ibya byose hano iyo ubwimukiriya ngo ibi ni made in Rwanda, ibindi akabona ari Turkey, ibindi akabona ari Dubai, ibindi akabona byanditseho China, ntago nubwo n'amafaranga tubigura angana, kubera ko biba bitandukanye karite. Bitandukanye karite, nuvuga ngo nk'ijage ya Turikiya n'iya China ntago bishobora gusa. Ni nko kwisafuriya ya hano mu Rwanda yo muri Turikiya ntago byasa. Urugero urabona nk'aya masorori ajya kuri gaze, bayatekamo bagahita bayategura ku meza direct. Hano mu Rwanda ntibaragira ubwo bushobozi bwo gukora isorori, batekamo bagahita bategura kuri gaze. Ubundi ubwo banashyushya, akomeza agashyushya cyangwa biba bimeze bite? Iyo afite product yemerewe guterekwa kuri gaze ntago aba yemerewe kugumya ashyushya, ahubwo yo uyashyushyamo utereka kuri gaze, uhita utereka ku meza. Hanyuma iyo ushaka izishyushya nazo turazifite nziza cyane, ziva muri India, dufite n'iziva mu Bushinwa, ariko hano mu Rwanda ntibarabasha gukora izo product. Kugeza aka kanya urugendo rwo gutumiza ibintu mu mahanga no kuba bigera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nkamwe mu bicuruza, ese hari imbogamizi mwaba muri kuzibibonamo muri ubwo buryo? Bibageraho kugiye mu bishakiye, biratinda se byifashe bite? Bishobora gutinda ariko bigaterwa n'igihe cyangwa se nuko badupakiriye, ariko urebye ntago bigitinda. Ntago bigitinda. Ukunda kuvuga ko akenshi na kenshi ibi bicuruzwa biva mu mahanga cyane cyane nko mu kubizana kugira ngo bibagereho biba bihenze, imodoka zibizana, akaba ari nayo mpamvu byaba bihenze namwe hano ku masoko ya hano iwacu mu Rwanda. Ese byaba ari byo niko kuri? Ese niba ariko bimeze, nk'ubu hari ingamba mwamuri gufata wenda nk'abacuruzi muhana amakuru umunsi ku wundi cyangwa se mukorana na PSF umunsi ku wundi kugira ngo babashe kubafasha kugira ngo ibicuruzwa bibashe kuba make, buri munyarwanda wese abashe kubyisangamo? Urumva ntago ari ibicuruzwa gusa bihenze, nta nubwo ari transport, ahubwo n'umusoro ubwawo urahenze waruriye, amadolari azamuka umunsi ku wundi, kandi akenshi burya ibi bintu byacu umusoro ni transport, kurangura ni amadolari, umusoro ni amadolari, niyo mpamvu usanga akenshi bishobora kuza bihenze. N'ubundi mbogamizi zo ntago zabura ariko si nyinshi, ariko tugerageza buryo ki bya bintu twabikora neza kugira ngo abakiriya bacu basange ibintu byose bihari. Kugeza ubu ngubu none wenda tuvuge nk'iyo umuntu yumvishije business mukora ba rwiyemezamirimo mu gutanga umurimo
cyangwa se mu guha urubyiruko akazi n'abanyarwanda bose muri rusange n'iterambere ry'igihugu rikabasha kwaguka. Mwebwe kugeza akanya bihagaze gute? Ese ibi bintu mukora birimo biratanga akazi ku bantu batandukanye cyangwa ku ngeri zose? Bitanga akazi ku ngeri zose, abana batoya barangije kwiga harimo abo tuba twahaye akazi, bitanga akazi ku gihugu kubera imisoro, ahantu hose bifitemo inyungu. Hanyuma wenda dusanga berekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni iki wabwira abanyarwanda badukurikiye mu buryo burambuye muri ibicuruzwa byanyu, ugiye uvuga ikintu ku kindi kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa kuko nyirizina ibyo ucuruza? Urugero, urabona nk'iyi mashini ikata inyama muri busheri, abantu bashinze busheri izi mashini zirabafasha. Iyi ureba isya inyama nayo niyo muri busheri. Abantu bakoze amahoteli, iyi firiteze umwanya umwe, imyanya ibiri, kandi noneho twazanye amafiriteze meza nk'izi ubona zikoresha gaze, ntabwo tukigomba kuvuga ngo ziramara umuriro. Ni amafiriteze ya gaze. Aya makwiziniyeri ubona ni aya gaze, harimo n'ay'amashanyarazi kuba zikeneye, ariko abenshi bari gukoresha gaze. Aya masororo ubona arashyushya, andi atekwa kuri gaze. Amasahani ya ruminaka meza cyane, ahantu hose ushobora kuyisanga hano. Urabona amafurusheti meza, ama originali wayasanga hano. Urabona ibiyiko, ibintu umuntu ashobora kuguha akabazi kaguhaye karite itazatora umugese, kandi akaba yizeye ko aguhaye ibintu byiza. Urabona izi burenda za ji zikora umutobe, iziyungurura, izitayungurura, izikora potaje, izi mashini zikora ji y'ibisheke. Abantu benshi uzajya ubona bacuruza umutobe wa ji ku muhanda, baba bagura izi mashini nziza nk'izi. Izi tapi zo muri Turikiya, ushaka kujya isafari, amavarisi meza ndayafite y'amanyaburayi. Mfite ivarisi nziza z'abageni, mfite ikuvurori zikoze mu mababa y'inyoni zo muri Australia, mfite imisego myiza cyane ya Merano, mfite n'indi myinshi itandukanye urabibona. Mfite amashuka meza, mfite televiziyo, noneho iyo ugeze ku yo bita ayiteri, televiziyo nziza cyane. Mfite televiziyo nziza cyane za ayiteri, mfite amaradiyo meza, mfite ameza baterekaho televiziyo, ndetse iyo uguze televiziyo hano tuguha n'umutekinisiye kujya kwesitarira. Umutekinisiye turamukongeza. Izi mare ubona ni mare nziza nkoresha nitonze, nkazipakingiramo abageni bahahiye hano, ntabwo birirwa bayishyura. Kereka iyo uyiguze ari ubwende bwawe, ibintu bifite ibikoresho warabiguze. Ariko iyo ugura ibikoresho hano tugupakingiramo ku buntu. Urabona dufite amabajuru, amatara bacana ayo mu nzu ukayazimya agabanya urumuri. Dufite amasahane ya keke, dufite amasahane ajyaho amasarade, dufite parato nziza zikoze mu giti cya hano mu Rwanda, Dubai. Dufite iziva China, dufite keto z'ubwoko bwose, dufite rice cooker, dufite teremunsi zishyushya amasaha 24 kuri 28. Dufite planche ni igikoresho bakatiraho imboga mu kikoni. Dufite amabase meza, dufite indobo litiro 120, litiro 90, litiro 60 kugera kuri litiro 10. Dufite amapuberi y'ubwoko bwose. Dufite meza, ugereranyije ibikoresho birimo hano ntabwo umuntu yabirondora, ahubwo mwaza mukihera amaso. Hanyuma wenda ku mikoranire yanyu n'amabanki cyangwa se banki mu kubafasha kuzamuhura ubukungu, cyane ko turi mu bihe twugarijwe na COVID-19, amabanki muri gukorana neza nta mbogamizi? Urebye ntabwo abenshi bibagendekera neza, ariko ntabwo ari bose. Gusa banki ibwiye ikibazo twagize nayo bikibona. Hari igihe ifite amafaranga makeya ushobora kugenda ukanegosiya nabo bakakongera andi, bashobora no kukongera igihe cyo kwishyura. Urebye nta kibazo kirimo cyane, ko ubwo tukibasha gukora ntabwo ari nkaguma mu rugo. Turi gusoza ikiganiro cyacu, noneho tubwire wenda ese kugeza aka kanya ni nk'iki nkamwe muri izi ngeri z'ubucuruzi mwabwira wenda nk'ubuyobozi, abayobozi badukurikiye muri akanya mu kubafasha kurushaho kwagura ibikorwa byanyu
no kugira ngo muri gihe cya COVID-19 wenda mutazagira izindi mbogamizi nini muzarushaho kugira cyangwa se guhura nazo? Icyo badufasha ni ukuba urumva turi mu bihe by'icyorezo tazi igihe kizarangirira, badufasha kujya amabanki adufasha nyine kutwongera igihe cyo kwishyura, abafite imbogamizi y'amadeni menshi bakaba badufasha bakatwongera ndi tugakora twishyura bakatwongera igihe. Urumva ikindi ni ugushyiraho umwete kugira ngo turebe ko twarwanya icyorezo. Komerisiyare utambika nk'ujya ku isoko rya Nyarugenge, hari agahanda kabanza kazamuka ujya afanse no hagati ya Makuza na Simba, ni umuryango ubanza wanditseho nimero 27, uzamuka ni mu kaboko k'ibumoso. Ndi umanuka hagati ya Makuza na Simba ni mu kaboko k'iburyo umanuka ku muryango uhera. Hanyuma abashije ushobora no kuduhamagara tukabigusangisha aho uri, cyangwa tukakohereza amafoto kuri WhatsApp. Telefone wahamagaraho ni 0788 23 0405. Reka tubashimire mwese twabanye muri kiganiro cya Flash Business. Mwari kumwe nanjye Bershine Bizimana, mwimviye uburyo ushobora kwiteza imbere kandi ubashije gusobanukirwa aho washaka ibicuruzwa bitandukanye cyane by'umwihariko ibyo ushobora kwifashisha mu rugo iwawe umunsi ku wundi. Komeze munogerwe na gahunda Flash TV yabateguriye. Bye bye, mugire ibihe byiza. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka.